umwana namwibarutse mbere ni wo mu ntara no ku ivuko ni ukuvuga ngo umubyariye mu ntara ku ivuko uzi nangahe kubyarira akazi kanjye ariko madamu wanjye tugiye gukunda abana kimubwira mbere mbere na mbere ubimenye ejo bitazatubera ikibazo tukiteza rwanda dufite umwana w'umuhungu w'umusore urabyemera byose tugiye ariko si ikibazo nawe ubonye ko uri muzima ubona uburyo nyuma icyizere kuko bambwiye ngo uriya abantu bagufiya ngo ntibajya babyara iki nabashe umusore ngero nguyu mbere na mbere ubanza umenye nimba ubyemera nta kibazo akabazo k'amazina umwana bite amakuru yawe tugusanze ahangaha wanyemerera nkakubaza amazina yawe witwa witwa Cyubera Mirava none se ahangaha waje kureba cyangwa ni mu rugo iwanyu no mu rugo iwanyu jya uvuga ntugazunguze umutwe jya uvuga uti yego cyangwa se oya hano no mu rugo iwanyu papa wawe se arihe araryamye none se ubu ko mushaka wajya ukamubwira ko mushaka akazi tukavugana yego okay saba ngaho mumubwira uti hari umunyamakuru ahangaha ugushaka ngo no muvugane sije ngaho yego aha muri aho amakuru waho yena amakuru turaho turabasuye turabagendereye ariko bitunguranye ubwo muri hangana kabisa ntacyo bitwaye njyewe nitwa Miterezo umwe mu munyamakuru kuri ikiganiro kuri Chinese TV ariko reka tunicanye n'umwana nta kibazo Chinese TV reka ngo ndiko gato mu kiganiro gatoya n'umuhungu wawe umuhungu yamusanze ahangaha nje kukureba menyereye yuko ukundana n'umukobwa wo mu diaspora waturutse hanze umanye igihe kirekire cyane ahubwo nibazaga nti ko duheruka ahangaha mukimara gushakana nyuma y'imyaka 2 ishize uyu mwana niwo mwarungutse cyangwa niwo wabyaye hanze watahanye ku mugore wawe uyu mwana ureba hano njye na madamu ntabwo turibaruka uyu niwo ubona naribarutse hanze ni akana k'urukundo muri make yewe mwana papa wawe se papa wawe yitara ahangaha aba yagiye hehe abagiye mu kazi none se wa mumere wa mutantine mubane wenda ahangaha ajya kugaburira neza cyangwa se ntabagukunda aragukunda ni byiza cyane Sikeleton ndishimye cyane kuba ngarutse muri rugo rwawe rwanyu mperuka ahangaha kera cyane ndabizi hano mwakumva muri benshi ahubwo wese n'ikintu wampaye gituma uza buri gihe ukaguha karibu mpamvu rero buriya abanyamakuru tuba mutarambirwa udukeneye izo nkuru zanyu nkamwe nk'abasitari akazi benshi nahakaniye cyane yuko bangana impamvu rero tugukunda nuko basha kuduha ibiganiro ahubwo sinzi umuti wisizeho ariko nta kintu mbanyine nirwa rukundo dukitubungamo n'ubundi dutangirije ahangaha ubwo rero navuze nti ko ari igihe kirekire ntagera ahangaha iwanyu waza nkahagera nkabaza Sikeleton amakuru ye n'umugore we umugore wawe biracyari sawa cyangwa asubiye muri Canada ngo duheruka mu myaka yashize mu bivuga madamu yaje ejo muri gashize iminsi 2 yaragarutse yavuye mu kazi bisa ko niba muhakonje kuza kureba abanyamakuru ubwo twumvise ngo yasubiye muri Canada nk'abanyamakuru bakurikirana inkuru zanyu ko bukeye nuko bwije tukibaza tuti ese aho umuntu asubiye muri Canada ahubwo nta mutayi ahubwo nta musizi ndavuga reka nanjye mfati ya mbere ngize kwa nzi iwawe ngo nkubaze neza uduha amakuru y'imvaho n'imvano niba ko umugore wawe yaragutaye nk'uko abantu babivuga bamwe bavuga ngo yego yaramutaye ngo yego yaramugaye ngo ni mugufi ngo yego ibi n'ibi ngo yego kuntutu ni byinshi abantu bavuga bitandukanye bijyanye nawe rero uko sobanura abanyarwanda dukurikiye kuri Chinese TV uko n'ibyo bintu koko ari byo baba bavuga kuntutu ni nibi yari kuntutu nyine ngo ni kwa kundi ngo ruga kabariro ngo n'iki ni hafi ngo namwe umuntu mukuru nyine Sikeleton nawe uri mukuru rego yabiza dusobanurira pe yego wowe bimeze gute madamu araza ari
nawe se n'ubundi kuba akora hanze kandi amafaranga mu Rwanda nayo muri Canada ntabwo byahura uze nawe wabireka kandi ushaka muri Canada muhemba ntabwo mu Rwanda bamuhemba nakaza akora ntabwo ashobora kukabona mu Rwanda. None se mumaze gatoya akazi k'amatsiko uramaze imyaka igera muri 3 mubana n'uriya mugore wawe w'imyaka ndi mu diaspora imyaka 3 mumaranye bivuye ngo wowe akazi wakoraga waragahinduye kwirira amafaranga mu diaspora gusa cyangwa se urasibuka njya mu kazi kawe nari mu kazi kanjye bisanzwe nakora mu cyaro yego ubwo rero umva ngize amatsiko musanze umwana mu rugo iwanyu hashaka witwa muki izina rimwe irindi Amiravu Cyubahiro ubwo rero yambiye amazina ye nyimara kugera ahangaha bivuga ngo Amiravu Cyubahiro nakumva Amiravu nkuba ni izina riri mu rukundo byanga mbanza kugira amatsiko ko ari uwawe na mu diaspora wawe mu bana ntibaza indera yaje yizanye ntibaza yagenze gute sobanura dukurikiye neza koko niba yaraje azanye indatani se kw'Imana ari umwuko wabimbwiye ari muri famille uyu mwana namibarutse mbere ni no muna no kwivuka umubyariye mu ntara kwivuko uzi nangaye kubya birango ariko kanje ariko madamu wanjye tuye gukunda nabari kumubwira mbere abandere na mbere ubimenye rero bitazatubere kibazo tukiteza Rwanda tufite umwana w'umusore urabyemera byose amatike tukiwe gusa ikibazo ntabwo menye ko ari muzima ubona ibyo bimaye icyizere kuko barambwiye ngo bari abantu bagufiya ngo ntibajya babyara bitiki namaze umusore nigere nguyu mbere na mbere kubanza umenye nimba ubyemera nta kibazo akabazo k'amatsiko Tom urabona duherukana kera cyane none se ko umugore amaze imyaka hafi 3 niba atari 2 n'igice mu bantu umugore wawe wenda yaba atwite cyangwa se yarabyaye afite agahinja ni ibintu biri aho ngaho umugore wanjye gusa yambaye ko byaciyemo muze mu myaka 3 amaze yaba atarabyara ntabwo ari baruka ko birimo aratwite muri make aratwite mwise bajya gupimisha wenda inda murebe muzabera ikihe gitsina ibyo ni byo oya ibyo ntabyo twagiyemo ntabyo twagiyemo gusa tuzayibona umusaza wageze ibyo byarimo kurarira ntabwo arakoze cyane wenda arashimiye urugo rugiye mugisha kuva kera cyane kuva mwamara kuhataha ndira mu diaspora wawe n'ubundi acyahagenda urabizi ubwo rero nagahinje nikavuka nabwo nzaza mu makuru turasangiza abakunzi banyu badukurikiye kuri Channel TV ngaho rero gihe cyubwira abakunzi badukurikiye kuri Channel TV ikintu bababwira kijyanye n'amagambo y'urukundo rwawe n'umusheri wawe ntabwo ari ibintu byinshi cyane twarebetse mu ma episode nagiye mbereka mu mavideo mwarabyiboneye umugore wanjye mwiza cyane uramubona arimo neza arakeye ahantu hose nta kibazo ubonye ko nyiramu diaspora akora hanze ntabwo ari hano hafi mu Rwanda ariko naramukunze kuko mbona ni umwana ufite umuco mwiza yawupfura arankunda ndabaruka uyu muntu ndabona ntawamuta nawe ibintu gutyo biza n'iwacu barabyemera genda umwana nyine umwijyanye cyane twaba twabyivangamo ibyo uzemera n'ibyaha mubaze akabazo k'amatsiko none ko mumaze imyaka 2 mubana hafi irenga hafi 3 akaba atwite ubu ngubu nimwe mwabishatse cyangwa watinze kumutera mwabishatse bagiye mu rukundo twishimishe tuwanga burya umwana yavutse burya abaje kugeranja ababyeyi yaje kuderanja uri se wemeye ko kuderanja muri rero nta mbere wanga ngo uri madamu wawe mukisanzura nanda ati bariko umwana ariko mwabanje kwiha gahenge we na madamu wawe nta kibazo bivuge ngo niwe wateguye kugira ngo mujye kubyara igihe gitiye ndetse amategeko ntabwo yitonze gusama yabyakiriye gute we ntabwo ati nimba ari wowe ubishatse nta kibazo ndabyemeye ndabyakiriye urakoze cyane rero rero nshimiye abakunzi ba Channel TV ahangaha turi ni kwa Isekere Tom no kwa Liza mu diaspora nzajya mbaye inkuru zose ku 5 kuri 5 n'uwo mwana azamaze no kwibarukwa nzabageze mu 3 kuri 5 mwese ndabakunda bye banze nawe uyu muhungu wawe ijambo ngo gira ikintu ubwira abantu dukurikiye barimo bakumva hari bagira ikintu babwire
bagati mwakoze cyane none kwa papa muragahora muza mu rugo rwacu vuga cyane byakunaniye turabishimiye guhora muza mu rugo rwacu sabe urakoze ngaho genda ujye kuzana amazi yo kunywa mu gikari usuhuze na tante mubwira uti hari umugabo uri kugusuhuza sibyo abandi bye Tom turi kumwe rero mari bamugisha ubwo ni munabyara nzaza kuri inkuru yanyu ndebe ko ibintu bimeze urakoze nta kibazo kandi mari bamugisha turabishimira sawa sawa